Ikaze kumenya ICT TV, mwaramutse neza bavandimwe inshuti zanjye, nongeye kwifuriza igitondo cyiza. Akanya muri kumwe n'umuvandimwe Francis Xavier nk'uko bisanzwe. Tugiye kureba rimwe rero kamitsi nanone ubundi buryo wabonamo ripoti cyangwa birote y'umunyeshuri cyangwa birote y'amashuri yose, nihe wanyura kugira ngo ubashe kuyadownloadinga ukabasha kuyabona. Murabona hano hari izo mfite birote muri kamitsi irabisa gute. Muri kamitsi nguko uko birote izabisa niyo yuzuza neza, nguko uko birote yo mu mashuri izaba imeze. Ibizajya biranga birote, platform ya birote izaba imeze gute, nuko nguko nuko yenda itujuje amanota, yenda ngo barimo amanota y'amashuri yose, uzajya printing ishuri ryose, niko tubona birote z'ishuri ryose, nibyo tugiye kureba hamwe. Nabibutsa yuko rero niba utarakora subscribe wakanda kuri Umenya ICT TV kuri channel yacu, ukabasha kudukora subscribe, ukakana kukazajya kari kugira ngo uzajye ubona notification y'uburyo dushyizemo ikiganiro uhita ukibona. Ni ubu rero aka kanya kuri iyi somo tugiye kureba hamwe muri kamitsi, tugiye kureba uburyo umuntu yabonamo birote y'ishuri ryose cyangwa uburyo wabona birote y'umunyeshuri umwe. Reka turebe rero nihe wo gukora birote, ni gute tubigenza, ese birote yari igize ikibazo wenda utayibonye wakora ki. Reka turebe ukuntu ubona birote z'ishuri cyangwa y'umunyeshuri. Iyi niko izaba imeze birote nituramutanya dukoresha kamitsi, amanota yose yagiyemo nuko izaba imeze. Twibutsa rero ko wakora subscribe ugakora kuri iyo handitse subscribe cyangwa mu gifaransa s'abonner cyangwa abonner. Wa ururimi wakoresha rwose kuri iyo ntuza kugira ngo duteze imbere, tubashe kuzajya tubasha kugira ngo natwe tugiye motivation tubone ko abadukurikiye. Kora share, kora comment, sharinga na bagenzi bawe, bereka ibyiza biri kuri iyi channel. Hariho amasomo menshi ajyanye n'ikoranabuhanga, utuntu dutandukanye twose basangize kuri comment, aho waduha inyunganizi uyiduhe, nta kibazo turayemera. Tudatinze rero mu magambo, reka turebe uburyo wa printinga cyangwa wabonamo birote y'umunyeshuri ukoresheje kamitsi platform. Tureba cya mbere, uraza ujye kuri website ya kamitsi. Nimba ufite account abantu nyine urumvikana ugomba kuba ufite account imo, uri umunyeshuri, uri umwarimu, umuyobozi w'ikigo, ushobora no kureba uri umuyobozi w'ikigo aho bigeze mu ikigo cya kigira amanota. Ariko reka turebe ko umwarimu ushaka kureba yenda uburyo printinga amabirote y'ishuri ryiwe akayabona. Tuzaza muri login, hano ushyiremo username na password, ushyiremo username na password hano runaka, username yawe na password. Nabisa ko username ni nimero ya telefone yawe, password yawe ni imibare 6 cyangwa ibintu characters uyakoresheje twusubiza hejuru, ukomeza login. Iyo umaze kwinjira muri system ya login uhita ubona dashboard imeze gutya. Iyi dashboard nakuvuga ngo nta gihembwe na kimwe wahisemo, niyo mpamvu uruzi ubona abana amashuri wigishamo. Hano hirya iburyo uhabona amashuri wigishamo, nta kindi kintu ubonaho kuko nta kintu barageraho. Hano ibumoso nanone uhabona dashboard, hano ukabona upload marks, ukabona question bank niki, hano ukabona report. Kuri report niho turi bujye, ariko tubanza duhitamo report z'igihembwe cya kangahe. Hano ukabanza ugahitamo igihembwe ushaka kureba report zaho, ukavuga ati n'urugero ni igihembwe cya kabiri. Hahita biza bimeze gutya, igihembwe cya kabiri uzuhitemo kuri report. Report uze hano handitse report card. Report overall report ni amaraporo yandi, ariko turagiye kureba icyo bita report card cyangwa birote school report. Tuza hano kuri report card, hano tubwira ati urahitamo birote y'iki, birote umunyeshuri ushaka ni iyihe, urashaka ni ikihe kigo, uhitamo ikigo cyawe. Hano ndahitamo ikigo cyanjye, nindangiza mpitemo umwaka ngiye turimo akana academique, mpitemo classe ishuri ngiye kureba iyo birote iraba ari yo muri ishuri, mpitemo sinefa venda. Nindangiza nkirika hano kuri button yanditseho generate report card, nkirike kuri generate. Iyo imaze kubigeneratinga, imaze kukureba amanota, ihita ikwereka summary y'amakuru yose kuri uko ishuri ryatsinzwe, uko ishuri yavereje ryayo, abahungu batsinze gute, abakobwa batsinze gute,
abari munsi y'amanota ni bangahe ku ijana, ikakwereka urutonde rwabo, ikakwereka na kode y'umunyeshuri. Ushaka kureba umunyeshuri umwe waza hano, noneho warangiza report card. Turi muri iyi buryo uzaza hano handitse ngo hari icyanditse ngo clear cache on generate report card, ni uguhanagura imyanda, ariko hano handitse print all report. Wakashaka printing iz'ishuri ryose, wakirika kuri iyi button itukura. Hano hirya ureba performance rate, uko bagiye batsinda amasomo, uko bagiye batsinda average yayo, uko bagiye batsinda ni rate. Nibyo byiciro biragaragara hano, uko abahungu batsinze, uko abakobwa batsinze, naho ukareba ufite amanota menshi n'ikizi. Ushaka kureba iy'umwe, urugero waza ugakirika hano kuri iri zina, urabona Ineza Landrine, aza agakirika hano kuri code yiwe, agataze birote, akazana n'uburyo position na average afite, yako niyo code yiwe. Ukavuga ati enda remark, uyu nguyu urabona ko ni kwerekana umwe, uyu muvandimwe Prosperi nka uploadinga areba nawe bimuranga, ni position yuko bagiye bakurikirana, uko nuko imyanya itondetse, uwa mbere ninde, uwa kabiri ninde, kugeza kujya ku wa nyuma, ngo kuko bakurikiranye kuri order alphabetique ikurikije amanota amaze kujyamo. Uyu ni wa 10, ari kuri position ya 10, ari kuri position ya 10 uriya munyeshuri, nguyu bimuranga. Ushatse wahita printing hano report yiwe, ukayisa nayo nyine ari kuri umwanya wa 10, cyangwa ugasubira kuri izate za bose. Reka turebe uyu wa mbere uri ku mwanya wa mbere uko bimeze. Naza ngakirika hano, ari kuri position ya mbere, ngakirika hano kuri print this report, nka printing report yiwe wenyine. Nashaka kumuha remark, nkaho hitana rekamuha n'icyo mubwiye ati congratulations, wakoze neza, cyangwa kosora ahangaha ntago witwaye neza, uvuga ngo ni romari kumuha ku manota cyangwa kuri bio twikije kwisa. Ni uburyo turimo tureba. Mushatse ngakirika hano kuri print report, irahita ifunguka yiwe wenyine. Urabona ko ari wa undi Ineza Landrine ni wa mbere, hari aho afite amasheke, hari aho atujuje amanota. Uhangaha niho uri kureba ko ari ku mwanya wa mbere ku manyisho 26 afite amanota muri kuyinuza. Nuko nguko iri ku witi generating. First term imubara ibihembwe bibiri, igihembwe cya mbere ni cya kabiri. Barita ko term ya kabiri ngiyi, term ya mbere ngiyi. Igihembwe cya mbere nguko yitwaye, igihembwe cya kabiri nguko uko yitwaye. Ukareba wenda aho biroti ifite ikibazo ukanda kakosora. Ni uburyo system ya kamisi yitangamo biroti, kandi urabona ko kabiroti kazaba gasa neza ugeranyije na magrade n'iki, kazaba gafite design nziza rwose. Ni guhereza ikurikije ibihembwe bimaze kujya, ni ibihembwe bibiri sikora mu waye, nigahita yerekana biroti ibihembwe bibiri ngiyi ko yabimeze. Kuri ubu dukurikije inoza rero reporting iyi amasamari kwimura iki, iyi ngiyi ni ukuvuga ni ibihembwe bibiri y'uyu munyeshuri umwe. Reka turebe rero dushaka ishuri ryose. Dushaka ishuri ryose gusa tuzagaruka hano back to all result. Hano tuze dukirika hano handitse print all report. Ninkika hano kuri all report, irahita ntegereza iloading, igenerating ama school cyangwa ama birote yose y'ishuri ryose, yashyiriho kurikije kwa kundi bakurikirana kuva kwa mbere kugeza kwa nyuma. Nkwibutse ko za printing birote ikurikije uri ku mwanya wa mbere. Niyo mpamvu ruzibanjije Landrine kugenda kugera kwa nyuma, ni ukungu uzaza imprima rwose ikaprintinga. Nushaka kuzibika ku mashini yawe, uze kureba muri system kubuntu kugenda kugera ku munyeshuri wa nyuma wa 26 ari we tugiye kureba, wenda tuterekana amakuru yiwe, ariko ni wanyuma no kuri twamubona. Washaka kuzibika ku mashini yawe, ukakigana kuri download ukazisibira ku mashini, cyangwa washaka kuziprintinga ako kanya utazidownloadinze ukakigana kuri printer, ugashyiraho printer yawe igahita izimprimira abanyeshuri bose. Nuko kamisi izagitanga report zo munyeshuri umwe, cyangwa gatanga report y'ishuri ryose. Nuko buryo tuzahita turebamo amarizati cyangwa n'amanalize, cyangwa kwanaliza amadata ko zagiye bigenda ku ishuri ryatsinze. Ngo ni uburyo turimo tubirebamo. Murakoze, mukomeze mukore subscribe, musharinga bagenzi banyu, mukore comment aho mubona tutabitunganya neza, tubigire inama icyo twahindura, aho mudubona tubikora neza ngo dushimire. Tubasabye inkunga yanyu mukora subscribe, mubwira bagenzi banyu bakora subscribe kugira ngo tubashe kugenda bagakora na comment, bagakora share, bagakora kukazugera kugira ngo bajye bana makuru yizewe kandi agezweho. Murakoze rero, twarimo turebera hamwe
isomo ryo kureba uburyo umuntu yabona bilote y'umunyeshuri cyangwa bilote y'ishuri, amabilote y'ishuri yose muri kamisi ukoresha sisiteme ya kamisi. Murakoze, murakarama, mukomeze kugubwa neza.